ubu mwareba impanga series kuri aba kuri fatabuguzi ry'ukwezi ku mafaranga 4,000 unyuze kuri wa_aba_rawa ubundi wirebere filime yawe ukunda. Mwana amazi yaje ya data we hafi cyumweru rigisha amazi atari yaza kweri yewe we umva wavomeye ibintu byose umva barire ibintu byose ntagire ikintu na kimwe wongera gusigaza kitavomeye nanjye kunuza kuri kariya gasantere nari njyanyeyo ya myumbati yose barayiguze barambwiye ahubwo niba hari iyindi ifite nzabazanire tugiye kurya neza hari ikintu nguze ndagutuma ndaza kugutuma urebe utuntu uri buze kuza gukora kubera ko nk'ubu ngiye kwitegura umuhungu wanjye agiye kuza mama n'ubundi turimo warabyibushye umeze neza yewe data we umeze ute suza mushiki wawe bite wakadetse muhora muvoma muhora mwuhira dore ubu twari tumaze icyumweru hafi n'igice nta mazi araha ubu rero nimvuye ku gasantere yego harimo imyumbati najyanye nayindejeje imyumbati myinshi imwe nayigurishije iyindi nayisheshejemo agafu ubu ni uguhinga ubugari ndaburya ninza kujya cyangwa mu kirere oya ahubwo ni ukuvuga ngo ubu nibyo nayo ngiye gukora nangiye guhita nteka kubera ko namaze kujya ku gasantere bambwira ati umuhungu wawe yaje ninjira hariya gutya sinzi ukuntu abonye imodoka itambutse ko nyine naciye mu gacyamo mbona imodoka iratambutse nubwo akanze nirukanga gutya usanga imodoka zose n'izanjye uzi ko n'uwo nagurishije imyumbati yambwira ati reka nkubwire ngiye kubona mbona umuhungu wawe ari mu muhanda mukuru kurumva yuko kari akayira gahita kagera ahangaha ati ayitwaye ati yabaye wundi atafite ibyanwa bigeze ahangaha ndubwo ni wamubonye neza ni Scott ati namubonye umva ndakwenda bwempereza amafaranga vuba nirukanga kandi ikintu mpashye abantu bose bampepera mbona bampepera umva reka nkubwire ntambutse bose bavuga ati ihute dore umuhungu wawe uwo muri nawe mu murima ati ihute dore umuhungu wawe ndavuga ariko mwamubonye barambwira ati twamubonye urumva gusa ni wari umwumbuye ngo iki wabyihoreye n'ukuri kw'Imana ariko nari nagennye ngo mu gihe cy'ikawa rwose nzahita amanuka nze mu mujyi pe narinzi yuko ngomba kuzaza ukazajya kumva ukumva ndi iwawe ahubwo rero mbonereho nanakubwira bimwe wivugishaga ngo umuhungu wanjye abona ngo yabonye amafaranga ngo agira gute ntashaka ntagira gute ndashaka kukwereka noneho umukazana cyane ewa ndashaka kwereka umukazana nukuri kw'Imana ni mwiza n'ijuru Imana ikomeye habwa icyubahiro urabona abahungu nkamwe iyo mumaze kubona amafaranga umva mwirukanka mu bagore ahawe ukajya hakaba n'igihe baguteye nk'ibirwara hakaba n'igihe baguteye na sida hakaba n'igihe nyine usaze ariko nukuri imva Mana nyir'ijuru wakoze kumpereza abana beza pe ukurikije uko nzi urumva ibyo rero nabijyamo by'abagore n'ibiki gusa uwo mukobwa ndabizi ko uzamukunda ni umukobwa mwiza arubaha numara kumubona ukimubona ese uramubwira njyewe simuzi ntabwo mwiganye primaire mu karindi yo murangiza mugahita mujyana muri segonderi ubwo urimo urambwira yuko njyewe ntamuzi uzi ko yajyaga akanankuburira ahangaha akagira gute nimba utanabizi uziko n'igihe izina rye ninde yitwa nde Debora se ntabwo muzi Debora umuzanye gute Debora se umuzanye mu buhe buryo Debora byacu byarangiye kera buriya byarangiriye hariya bya primaire bya segonderi bya university byarangiriye hariya ubu mfite umukobwa nanjye singagiye mbona ntago yongeye kugaruka ahangaha hanyuma mbwira nuwuhe mukobwa rero ni umukobwa mwiza w'i Kigali
ni umunyakigali cyane. Mwana wanjye ubwo warashishoshe waramaze kureba kujya kubona ukabona ejo umukobwa arakubonye abonye ufite amafaranga abonye ufite imodoka abonye ufite awutaha heza ako kanya gahita aza kurikiye imitungo. Ni umukobwa mwiza. Rero uzamushima ndabizi mama kuza ibyo nkunda nibyo ukunda sase nkunda. Mbere yo kugira icyo mukora cyose ngewe ngomba uretse ntuzamubwire ngo tujye gukora mariage nzabanza nze murebe pe. Okay. Mugenzure ndebe neza. Uze vuba uko ndashaka muganire mu gupresenter. Ejo uzaza. Ngiye rwose umva uko bigenda ejo ngomba kuza. Sawa. Ubwo bivuze ndamubwira kwitegure muzazana. Ni ngombwa. Tuzazana bro. Ni ngombwa. Bro stories zawe na mama ntago zirangiye. Uburifa tukaza kudusura nta kintu tuzanye. Mfata. Hariya mu modoka mfite ibintu byinshi. Nuko nje nkabura uko mbizana. Ahubwo doreba nahagaze ngwino tubanze twinjire mu nzu mbanze teke hanyuma urabizi ko guteka ni umunota umwe ni ku mashyiga birahita bicya ku kanya. Ntago ndi bwinjire mu nzu kubera urabona muri ya misozi hariya kwa Barukundo hejuru ari amashuri bari kuhubaka iruhande rwo kwa Barukundo. Rira soko ninjye waritsindiye rero hariya. Ninjye waritsindiye rumva ndi kugira ngo ngereyo mbere manze ndebe ibintu ko bimeze nanze guca ku rugo cyakuzana bazaniye utuntu hariya ibyawe n'ibyiwe ndagira ngo amerekeze tubikore mu modoka hanyuma mbonereho ngende vuba n'ingaruka ndibuze kubasezera. Ngwino mbere y'ibintu byose tubaze tujye cyangwa genda ujye gupakura genda pakurure nta kibazo ugenda ubisane. Ariko buretse kuvuna akaraza kubikora buretse mwana wa nukuri ndabakunda kandi ndabikunda urabizi. Yego. None se biti byawe wabyaye na ubundi Mariya n'ukuntu yanyiraseho umwana we amaze kuba meya agahita avuga ati umwana wanjye yabaye meya ngwino urera biki noneho sha ngiye kuzakoresha amapave aze agera ahangaha yandi i Kigali imodoka izagiza pya iparika hano yinjira mu nzu nuko nguko. Sikubuye nayo niba ari ukubera ko uba uri guterura buri kanya uba wikoraho. Mani mba ngomba kugaragara neza ubu kuba meze fresh. Nice. Ni fresh. Mama warari? Wapfa ahubwo ubusanze nanjye nari ngiye gucomoka so ubona ko nemaze gukubitamo agakweto. Wagiye gucomoka se cyangwa ugiye kureba bya bikobwa mani? Yabyara nawe warabimenye ko byamfashe. Man, none ubira bisista. Nagize ginsetsa amaniga yose muri quartier asigaye ajya kugura amata hariya nyine gucyuho. Man, ahubwo ukamutere story. Nijoro nagiye ngiye kugura amata. Itori ki baby. No cyanambutseho. Wani bro. Left and right. I'm telling you guys. Zakigali mu masura mwana bakora. Kobwa ni cyiza. Bro, ahubwo urama nimero ze. Ramwere avana utamaye nimero ze kabisa. Ariko rasitse ngiye baromereze obirazima njya kuzifatura ibuka ibigambo ari kuvuga ngo ngiye kuhaseberanya nawe ugende uzishakire bro. Erega mana agira ngo bijyane gake ntago byiza mari kwiruka. Baza ngo ni mugoroba dufitanye gahunda. Nawe si cyangwa undi mutoya? Nawe sha muri mutoya se ngewe Janita. Nze werekeza se? Ndabizi sha utazigera nka Cedric ngo tujye tujyana kwitetera umwana nimva yo nsange nawe wasubiyeyo. Mani tujyana bro. Ni nka mushiki wanjye mani nabirenze. Musoza nabirenze to. Mushiki ni nka mushiki wanjye nabirenze. Ko zizi birangira mbijya mama. None ushakira iki nomero? Ushaka kujya tuganira amakuru bite ibintu nk'ibyo tunabirenze mani. Ibyo nibyo iri kwivugira bro. Bro, ntabwo ari byiza mani kujya wenyine. Ntabwo kumenyana n'abantu wenyine ntabwo ari byiza ibyo bintu. Ntabwo byapfa kuvamo. Kira cyane ngomba kukigigira. Komana uramubyeyi yabyaye mwa. Ari yakirika kizemo akabara kavana mari amata. Akabari se? Oya, ugomba no kunywa amata mani kubera bibaye ko. Ahubwo barabukobwa batayimuriya ugize nindo azagiye kunywa amata. Agiye kuzanyica hano sinakundaga bira biboro by'amata ariko no ndarumva buri kanya najya kugwa ko naje kubona katari ngenye nyine uzamaniga bayica handi hanze aho zo kuhicisha uriwe mu kanya utaje
aba yicaye mugira ngo ari kunywa nka byeri kandi bose ari amata naho kumbi amata ari mu kazungu. amata ubu nicyo kintu kigezweho mu maniga hano muri quartier Bro, ariko sura zimo. Izo namba nyine sura zimere. Hari birenze. birasaba kubyiga bro. Byansabye imbaraga nini ntabwo. Asundi uriya mukobwa mufana ikimo ku buryo harimo nimero ze. Mupfana iki? Mupfana yuko ngiye kumutereta. Iryo niryo sano rikomeye rigiye kuba hagati yacu. Reka twese tugerageze turebe uwazemera nyine. Hari birenze. Njye ntabwo nenya competition. Wowe zishakire. Nozi niba utatinya wamaye nimero ze. Ni ibyo nta competition ni ingingi. Bro, atakayoboke. Aki bebe ni cyadanje. Mwana amasomo nyine turaza kuyigaho tu. Nari ubwo turabona ni mugoroba tu. Mere mwiriwe. Ni byiza. None siko sigenda ninjye kwirukanye. Oya ko kazi bari bamumagaye nibo ngiye kwitaba. Okay. Mwiriwe. Sawa sawa. Kubibike. Sawa mwana. Musagenze. Nagenze neza. Mama wayigize umukecuru nawe cyatari. Ariko umuntu we wamvuye murabona naba ntashaje. Uziko ku ishuri animateur atajya apfa kwemera n'ubu ngubu buri munsi ambaza uraka ko ni mama wawe cyangwa n'umuntu ukorera Wese ukamubwira ngo tumubwira ni mama wanjye ni sisori nanjye ejo ndemerutse gucanunga ariko uriya n'umwana wawe ni umuhungu ugutereta ni bati ni umwana wanjye ariko ameze nk'akagabo kanjye. Anyway Kobi ndashaka tuganira urabona ko umaze kuba umuntu mukuru sibyo? So rero ndashaka ko hari ibyo tuganiraho. Ese undi Kobi ugira umusheri? Ugira isoni? Birimo. Uramufite se uteganya? W'icyuki. Umva rero shukubwa yuko nanjye mfite umusheri. Ubona ko mbeshya. Mfite umusheri mfite umuhungu uri kumwereka kandi urabizi ko nanjye ntajya nisondeka wihereho urebe cyangwa urebe papa wawe. Papa wawe nawe urabizi ko atoroshye noneho agakubita umwana nabyaye burya ameze ntabwo ari umusaza. reka Kobi nawe ubwiye ngo n'abantu turagendana bakambaza ngo urantereta. Umva ntabwo ari umusaza ararenganiye. Sinamukura ariko kontere Magiye numva nta kibazo. Ubwo rero ejo cyangwa ejo bundi uzajya kubona ubone nze kugupresenta umusheri mfite. Nene munyereka muri phone. Oya uratanga ibyo gushyuhaguzwa byawe tegereza njye nzamukwereka. Ibyo kumukwereka muri telefone ntabwo birimo. Baburetse mwana wanjye. Ngo si igisabune. Ariko ko nakubwiye ngo hera kuri papa wa burya njya nabi. Ibyo urabizi rwose. Ndakwizera tu. Umva kuyavuga so kuyamara. Igihe ugenda ujya kuzana ibyo guteka tunateke. Sibyo? Turya kiri kare dore n'amasaha yageze. Reka njye nkuzana amafaranga meza. Aho ni mugoroba simari. Ari gahunda mfite hari umwana turi bujye kwigana hari ndabizi uwo mukobwa uri kumbwira wamusaje. Oya ndabagiye kureba nari ngo twige. Yo pazateretwa nawe uteretane bizagenda bite mwana? Amuri bigisha ibyo bonye kiriya cyana ntago wambaza gutyo. Kobe ihute mani natinze. Semani ko yirukana byatari. Wagiye gake. Naguze uburyo waramu bebe ndi kumushaka mwe. Ahubwo mani Kobe bro na ndebera ndaza gute. Safrages biramani nataza gukotora. Uretse kusanzwe. Uretse aka gacungo washyizeho ze hari ikindi kiyongereyo. Ariko nyine nambona leta avuga ati wow. Umwana yigaramo kumvura imyenge no kumva nanga kwikubwira turi inshuti. Urashaka icyizere ni icyambere. Akugiye kwijyana. Oya mani turajyana. Hose ni gute dutereta umukobwa umwe naho tukanerekereza. Ngaho mva kabisa. No surasigaye no kugeza hariya kuko uyu munsi nago bacuruje amata. Ndakujyana nimbona urupangu umutungira urutoki. Ibyo nuza tu. Ako narima naribi. Bisigaye nanjye ndabikora nabirenze.
kandi afite karibu komangano. Salama bro. Salama. Sawa. Meze neza. Mama warimo? Arimo. Arimo? Yego. Ko mbona umeze nk'abagiye. Nari merekeje umushuti wanjye gatoya. Okay, nkugurira agafanta. Nabyo ngo fanta cyawe. Narakanda. Iko. Okay. Nakoze cyane. cyane. Agafanta. Sawa mwakoze. Sawa. Bro. Hano ndubyutse ariko gufata neza gutya mwa. Wamaye nka 2 Uriya mu minsi mike erega burana baragira ngo mu minsi mike nzashobore kuba mwita papa. Mvose ngaho nyine manga 2 ngure nk'akantu nza guhereza arambere. Ahubwo ubu ngubu noneho cyane zikiri bungire we. Ihumayeho 2 ma. Bro fata 5 sa n'ibintu. 500 umwe 500 aramariye. Ariko nari bituma. Wari wayabariye hari gahunda yawe. Tugende nyine unyereke imane. Ni urupangu mugezaho gusa. Nari bari ko tu. Sheri? Hey, Umwanzi. Ndagukanze. Bitese kumeze nk'umuntu wari ugiye. Sha nari mvuze rero kuko ari bambwiye kuri buze kuza kundeba nari mvuze ko kambe nitegura maybe ko nanjye nshobora kujya outside mu kanya. Okay. Kugira twangura. Biriwe gute? Sha niriwe neza. Urasa neza. Wambaye neza. Ibi ni byiza. Urakoze biteze? Sawa. Izuba ryakwishe. Izuba ryanyishe rumva no mu modoka bashyushye n'iki. Kubw'amahirwe ngo usanze aha twicarane hanze gutya. Uko biri hano hapfuye kuza akayaga. Ya rero bebe urabizi. Niba bitumye mba nje gukorera izisa nubwo nari nabikubwiye ariko urabizi ko ngukunda. I know. Kandi nta buryarya burimo. Ndagukunda cyane. Umusheri wanjye n'ubundi muranishimira. Rero nashaka kubwira witayarishe buri tayari ejo nari nabwiye mukecuru kwazanye mu gupresenta. Kumaswe bwira mama. Mubwiye. Usko bya bintu biri seriye. Cyane. Urumva nabimubwiye nawe ati wamukazana wansabaga. Bungu barahari noneho ugomba kuza akaza Kigali ukamureba. Ubuse sheri bamubwiye ko mfite n'umwana usazabyakira ati. Toya byose amahitamo ko ararega mama arankunda ndabizi. Kandi kuba nkunda agomba no kwemera buri kintu cyose mubwiye. Buriya ntago yabura kubyumva. Cyakora icyo namubwiye nuko ufite umwana ariko agomba kubyumva. Ntabwo urabimubwira. Ntabwo ndabimubwira ariko agomba kubyumva. Urumva ni ibintu byoroshye. Ese ni ikibazo. Urumva agomba rero kuba umeze neza. Wambaye neza kwa kundi kwawe ujya wambara ukikwiza ubwiza bwe bw'inzobe igatamuka. Urumva? Hanyuma nkamugupresenta. Urumva? Ugategura na Kobe akazaba hari. Kobe akazaba hari. Ari hariya hanyuma mwembi nkaba mu presenta inambwira ko uri sheri wanjye uri ari umwana wawe. Nyine ibindi byose arabizi nawe mubwiye. Shashe yanjye urabizi ko mukunda cyane ko kuba byonyine warankunze ukemera n'umwana wanjye ibyo mbyo birahagije ngende tayari. Ikibiburiya nuko ari kumbwira ngo umwana wanjye ntago ari buze kuza mu bintu bijyanye na relationship ariko kuva warabyemeye. Arakoze. Kuva warabyemeye ibyo birahagije. Ariko se ubundi wakunda umuntu ukanga umwana we. Abagabo b'iki gihe umugabo w'iki gihe arakubwira ati nimba warabyaye umwana mufata umujyane wanyu kandi iyo mwana wanjye twararuhanye ntabwo nshobora kumusiga ntibibaho. Muri abo sugakeka ko nabamo. Imana yarakoze ko utari muri aba ariko biriho bireze. Rego ujye umenya ko mfite umutima nk'uw'Imana. Uba tuntu twanye ngomba kudutwara gake niba ngukunze nagukunda kumeze gutya. Turi umugore wanjye ugomba kuba umugore wanjye n'umwana wawe akaba umwana wanjye. It's okay sheri ngende tayari. Ubwo rero ejo zaza sayine. Sayine kubera ko zararagiye ashobora kuraragiye by'abakecuru mu cyaro biza bafite ibintu byo gukurikirana hariya byo guhinga n'ibiki.
urumva rero agomba kuza agasanga uri iki uri tayari ahubwo reka nsimbwire ko bi agenda agiye guhanaguza kenda nta nubwo ari ndi butuma wifurira awujyane muri dry clean kugira ngo ejo bizabe biri show mpamvu mwemera ngaho mubwire rero manze mfata akantu hari imbere ubwo urasohoka turabura tujyana sibyo okay shaya ubwo ngo rero ngiye kubigenzura I love you too mama niwe mwiriwe neza yego meze neza ko mwazindutse aha ntago twazindutse meze ute ariko nta n'ikintu munzaniye na bwa bugari nabatumye koko naha byihorere ndakubwira uko bimeze amakuru ni meza rero n'umushiki wawe yanzinduye kare ati tubyuke tujye gutega n'ubundi se twe twavuze ko muri bugire hano saa 4 none muje saa 3 uzi igihe twaviriye mu rugo saa 11 n'igice nibwo twageze muri gare duhita dutega uyu nguyu se kugenda yagendaga ninagira nabwo ubundi wajyanaga izo nkweto uzijyana he iyo ugira ukambara udukweto tugufi ko abakobwa b'ubu basigaye barabaye wowe urashaje najya kureka wambara ibyo ushaka zirani inkweto z'abakobwa ngenda amagarara mana yanjye ngaho rero muri aho umeze neza turaho yego turakomeye yego hano twibera niho mu ngiriye vuba umukunzi wawe rero ntabwo bitwara gake njye mfite amatsiko naraye nasinziriye naryamaga ngahita ntekereza amaze kumagara nawe ari mu nzira barimo baraza ashobora kuba ageze hano reka rero nkubwire mbere ya byose hita ufotore hose ubundi ndagenda njye gutwika hariya umva ko abantu bagira ngo iki se wabinyigishije kuvuga gutwika rero kubwira ko tuzakira mama banze naniserengereho oya ubanza ufotore hose umwana wanjye agapfuye ni twebwe twabisigara ariko se mama ujye uhinduka gushera fotora bikumarira iki oya nta fotore ngiye kuzagiye numva ndagenda hariya muri kiriya giturage cy'iwacu icyambere ndabanza kuri uriya mugore wa gitifu mwereke ukuntu umwana wanjye asigaye ameze mwereke ahantu aba mwereke inzu yubatse ko mu minsi mike nawe ngiye kukubakira hariya yewe data reka da ndimo kubitekereza ndabitekereza rwose vuba nzabigukorera simbizi n'ubundi gagiye wereka nkubwire ukiri umwana mutoya wajyaga wubaka utuzu gusa si bo baje ahari nshobora kuba ari mwakire neza umukazana wawe aha si ibyo mbwiriza sheri karibu kobe biteze muraho cyane muraho neza mukagitifu niwe umpamagaye nari namubwiye ngo nitugera hano ambwire aha mama nguyu rero dore uyu niwe mukazana wawe ni sheri wanjye uyu niwe wantwaye uruhu n'uruhande nishimiye kumubona murakoze cyane nanjye nishimiye kubana rero urumva twahuriye mu kazi turakundana arankunda nanjye ndamukunda turaganira tugahuza amfata neza uko uzi wamfataga kumwe wangaburiraga iki
utuntu twose atunkorera neza rero ndamukunda cyane ndamukunda byamvuna bikubwiye ngo uzaze uze mukwereke hanyuma n'ibindi bizagenda bikurikira gake gake n'ubundi uzagenda ubibona bitagutunguye dore n'uyu rero nizere ko bamubonye uriya ni mama wamubonye ku mafoto cyane rwose uriya ni mushiki wanjye murakoze ndabishimiye kariya niko kamurikira kariya ni kabucu mama rero nawe yashakaga kukubona afite amatsiko menshi aha uyu rero uyu ni umuhungu we bamwita Kobe ni umuhungu we w'imfura nawe ndabizi neza ko amfata nka papa we kubera ko muye turakundana yampaye nka papa twataramye uyu ni umuhungu we uyu ni umuhungu we alo nta kibazo mama rega urukundo ruri mwahageze reka mbifate kanze mbifate sawa niko madamu nako mukecuru ariko umuhungu wanjye niwe ugiye kubana nawe ufite umuhungu ungana gutya niko wa muhungu we uzajya wita umuhungu mungana uzajya umwita so uzajya umwita murumuna wawe uzajya umwita mukuru uzajya umwita nde erega murototeye mubona umuhungu wanjye yarubatse mubona ameze neza none mutangiye kuvuga ngo umva nari nakwitiranyije uko ungana ntabwo uberanye n'umuhungu wanjye agomba gushaka umwana mutoya bangana ntabwo agomba gushaka umukecuru ungana nanjye ese uzajya unyita nyokobukwe cyangwa uzajya unyita mukuru wawe niko nkubaze reka nkubwire niba hari ibyo wampereye umwana ubimurutse none aha ngaha kuko sinabyemera ntabwo nabyemera urandebeye di niko we wa muhungu we nka nyoko agiye kubona akabona uzanye umuntu mungana ngaho nanjye ndongora ngaho nanjye njyana mu rugo nanjye unyite yuko ndi inshuti yawe uracyari mutoya mama we ubwanwa wawumeze bakimara kugukubita hasi uri uruhinja uri bebe uhinja urashaka amata baguhereza amata genda umuzanire ibijumba cyangwa umuhereza amagufa yahekenye kuko urabizi ko yahekenye hasoni uguje ute kuko witereye ute ubonye umuhungu wanjye afite imodoka abonye yamaze kubaka ubonye ari umuntu w'umucuruzi uhambaye uri umuntu ugenda ugatereta ibiraka bikomeye urangije uhita uza wonje kugwa hano mu bufu ntabwo umenetsemo bugutarukiyeho ntabwo ubwicayemo haguruka ugende genda se muhaguruke mumvire hano ku muhungu wanjye ihute mwumve imbere murananukira kumva ibintu biba byisize bihumura wagira ngo neza umuhungu wanjye yumvise ibyo bihumura rero agira ngo ni intuza soni ariko mama wagira ukakomera gutyo ndakwiyamye nawe toka ntusongere na rimwe kombwira wagira kakanyihurira gutya nta n'isoni gafite ubu nawe mu kanya gato ngiye kubona mbone uzanye umusaza ahangaha si aho ngaho se ihanagure umusaza atazi agasanga urimo urajya ihanagure igicucu kuko ameze soni none mwanya njye kubona mbona uzanye umusaza cyangwa uzanye inoza ngo nanjye ngo nzanye ngo umukwe ahangaha gicucu nawe niwibeshya nanjye muzasanga mfite uruhinja hariya mu rugo kubwire mama bigenze gute ko basohotse ubuze kubibabaza ni njyewe uje kubibaza se nyine ko mbasigaye ngiye gufata ibintu ku muhanda bari bazanye kandi ubukoze bya bintu byawe reka nkubwire ntaguhishe mama mbabarira ni ukuri kw'Imana mbikubwire ntaguhishe uretse gato kandi ujye ubanza unyumve ndakumva sinzi n'impamvu nkoze ikosa ryo kugusigana nabo hano ubabwiye ibiki njyewe uzi ikintu umubwiye ndamubwiye ngo umwana wanjye nimba azi yuko yaraje kugwa mu bufu buramutarukiye ntago abuguyemo none se ibyo nari maze kukubwira byose aka kanya ndamaze gusohoka ubihindura ubusa reba umukecuru umwana nanjye ufite umwana mungana azajya kwita so uzajya mwita mukuru wawe uzajya umwita nde oya mama ibyo ninjye bireba ntabwo bireba uwo mwana wanjye ninjye uzita ku rugo rwanjye
nakagakana ko gatangira kuvuga nta n'isoni ziba wowe oya mama byo ntabwo kandi nahoze mbitekereza buri gihe simora mbivuga wumva niba nikoreye ibintu byanjye nikundiye umuntu ni ukomeze kose nkamukunda yarakuroze ntabwo mukunze biturutse mu mutima wawe yarakuroze yabonye ufite ibintu araje kugira ngo abikwake ejo mukore divorce wabonye abahungu b'iki gihe ajya gutya umukobwa akaba yamubonye reka sinakubwira w'umudamu w'iki umugabo we wa mbere babyaranye uriya mwana ugana kuriya kubera iki badivorishije cyangwa kubera iki yamutaye kandi ubu mubwiye nabi utangiye ndamubwiye ngo ntagende sinzi niba vunana bahamagaye hano kwanza no kwikora n'ibintu byanjye nkabikora njyenyine mukazabibona byanaraye none ibintu ukoze ni ibiki n'aba ntuzaseshe ntabwo nabyemera ntabwo nabyemera urankundira se okay nane nyane njye gushaka umwana mungana uzajya uvuge ngo papa nibyo ushaka ubu uragiye ufata misaya myiza wanjye uragiye umuhindura ubusa niba aratatuye ngo misaya biki vuga mukecuru uti mukecuru wanjye yarakuroze nta n'ibindi yarambyaye se ni mukecuru murangana munganya imyaka none ko mbona tungana nafite abana tungana ngo ni umwana mu maso yawe ariko ntabwo ari umwana mu maso y'abandi reba umwana bangana reka nanjye nyemerera ikintu nanjye reka uze usange mfite umwana w'imyaka 15 hariya mu rugo nanjye mushake ibyo ngibyo niba ubishaka ubikore sinzakubuza ariko ibintu nkore ntabwo ari byo njye mu maso yanjye nyine hose nabyemera niyo wanataha niyo mwakora ubukwe njye ntabwo nabutaha ntabwo naza no mu nzu yanyu ahubwo urashyira ijwi hejuru ukarusha kandi ufite amakosa njye ndakubwira ko uriya mugore yarakuroze ntabwo ari urukundo na telefone ari kuyitaje ibigambo uba umaze guhurutura n'ubundi wagiye wihangana ukamenya ko uri umuntu mukuru agenda agiye guhemukira abantu gusa sinanimere neza wimereye neza hejuru y'uriya mukecuru ubona andageye umwana ngiye nkabyemera se niba mukunda niba ari umukecuru umukunda n'umurozi ibyamusura bimereza ibyamura konsangiza se Debora ntabwo ari hari iwacu ntabwo ari hari iwacu urabimukiye kandi mubwiza ukuri ko niyanga kongera kunyitabura ntureba se udutaye ahangaha uragiye uragiye n'ubundi yarakurose n'ubundi wabibonye musaza wowe wabibonye umbwira ibiki wowe umbwira ibiki natwe hita ucanga hadutaye nta nubwo ndara muri iyi nzu aramutse amugaruyeho ni ukuri kw'Imana ibyo namukorera ni njye ubizi wagire ku muntu agahitamo uko ashaka we hari uwaguhitiyemo papa si wamwihitiyemo reba nk'ibintu ukoze uramana ngana nawe biteze uretse ko nkora igira hirya mu gake shiribu nawe wankora ibyo bintu koko ugiye kwifata umfatanye na mama biriya bintu yakoze nawe utangire ngo singusuze singire gute ahubwo sinabwirwa n'ikigo ntabyo mwe muziranyeho wowe uduhamagare n'umwana wanjye ngo tuze dusuze mama wawe niturangiza use nkaho ugenda ngo ugiye kuri telefone amagambo yambwira yaza nk'ubu ngubu icyakwereka nk'amagambo twasigaye tuvugana hariya njye nawe dushwana erega ntabwo wagendera kuri mama ngo ugendere ku magambo bakubwira ariko se sheri urebye uburyo ngukunda n'imbaraga nshyira mu rukundo rwacu n'ibikorwa byose twari turimo gukora kugira ngo gusa namuzanye kugira ngo akubwire ari amagambo uzi ko nasohotse gato ngiye iriya telefone yari y'akazi nayo ngiye kwitaba yarihutirwaga ngarutse nsanga mwasohotse sinzi n'ibintu yababwiye ibyo ari byo nanjye twamaze umwanya wose dushwana hariya njye nawe duserera urumva ubuse reba imbaraga mbishyiramo reba aho byari bigeze urukundo ngukunda ubuse urambwira ngo ni njye umuzanye ngo akubwire kuriya nari kubikora se nari kuba ndi kwiruhiriza ubusa umva ntacyo mama watambwiye nta n'icyo ntigeze numva rero icyiza sinkwanga igihe twari tumaranye ngira ngo urakizi nk'uko yabivuze igendo cyo gushaka umukobwa umungana erega wigendera kuri mama mbabara wigendera kuri mama ndagukunda urabizi ko ngukunda n'umutima wanjye wose urabyumva narabikubwiye abantu bose n'inshuti zanjye zirabizi urabyumva neza hanyuma no kuba n'ibyo byose reka tuvuge ko wenda narabimubwiye hanyuma nkamutegera akava mu cyaro kugira ngo aze kugutuka kuriya none ubwo buse njye sinabyo ariko babimariye iki none ubwo bagira urugendo ngerega niyo mpamvu nje hano kubera ko ngukunda ngira ngo gahunda zacu tuzisubukure zikomeze
mama ni mama uriya n'umuryango we yego n'umuryango wanjye ariko nanjye nshaka kubaka umuryango wanjye ari we wowe nshaka ko twubaka tukabyara tukororoka tukatera imbere mama se rega mama n'imitanwa ashobora kuba nayimusindisha simbizi kuko aba yashyushye no mu mutwe. Scott ntabwo nkeneye yuko umuryango wawe mutandukana kubera njyewe please. Seri nyumva neza sibyo sunyizera ndakwizera ihangane wigendera ku byo bakubwiye gendera ku gihango dufitanye ndagukunda nta nubwo nshaka gukubura sibyo ntabwo nshaka gukubura regura ubuzima bwanjye umaze kuba part imwe mu buzima bwanjye iyo ubabaye iyo ndeba gutyo uziri guseka uburyo uri mwiza tifite ngaho ndebera so ubwo uzabihangaringa gute njyewe ibyanjye ndaza gushaka ko mbikora natanabyemera ndabizi ko makunda abana ejo nabona twabyaye azaza niwe uzamuterura bwa mbere uzareba azajya amutwara ngo ajye kurara mu cyaro uzabibona kurya atanataha ubukwe bwacu ibyo nabutaha atabutaha ibyo ni akazi ke arabyumva icy'ingenzi ni uko dukora ibyacu bikava mu nzira sibyo kandi umbabarire ntuzongere kugendera ku bintu umuntu yakubwiye ngo ugire uzi ko wari wamwumva umutima byambabaje noneho ko biwe yari yambwiye ati ubundi mama uri mu biki kandi koko nanjye nareba nkasanga nibyo amagambo byonyine yatubwiriye muri salo nyine nanjye najya mu ruhande rwawe nanjye ndi wowe nabitekereza sibyo ariko kuba ngukunda byonyine no kuba dushobora gufata umwanya nkaza hano nkatakazi nkaza hano uze ko biwe simukunda nk'umwana wanjye ndabizi none se kubera icyo ushobora kurenzaho ukajya muri biriya byose ukabyitaho ukabiha agaciro mama ni umukecuru afite imyaka y'ubukure we ushobora kandi nayimutera biriya byose mbese kuba ngukunda byonyine ntacyo bikwereka niko bebe ndabizi ko ngukunda cyane nzi ko icyo ushaka kumpemukira kumbabaza ndabizi ko nawe wababaye sheri ngareka tujye mu nzu ubwo bizagenda neza nta kibazo ariko wambabariye urishimye ntabwo nakubabarisha usanze ndimo guhanagura ahangaha hejuru amasuku yarakwishe ibase reka mbe nyishyize aha kandi abwira kobi ayahahurire Jesus ako se mama kumbona umeze nkaho nta cyabaye ntabwo bwa ko brother afite ubukwe uyu munsi ubukwe yego njyewe njyayo yego mama njyewe gukora iki mu bukwe bwa brother mama ntabwo uzi ko se ari we mubyeyi wiwe reka nkubwire sishobora kujyayo uzi impamvu njyewe ngene nicare mu gisharagati abantu batangire banjyanira inzara ngo dongo reba ngo umwana we ngo ashatse umugore bangana uzi ko buriya afite umwana ahubwo wowe kuruta erega mama nanjye ntabwo uriya mukobwa namukunze pe ariko ntabwo dushobora guterana brother 100%. Byibuze gerageza urenzeho. Sinshobora kujyayo. Sinshobora na rimwe. Urumva nimba yarataye umuco ngewe ntabwo nigeze ntumuco. Nta soni arajye gushaka umugore tungana. Afite abana basa nawo bangana nanjye. Umwana wese ubundi urangije university. Nibibaho. Sinshobora kumwe umva sinshaka kuhakandagira sinshaka no kuhagera. Oh my god ndakumva mama ariko please. Nguki? Umva abagira iyo mujya muragenda. Genda umutahira ubukwe nyine. Genda wowe. Ngewe sinshaka kuva. Na rimwe. Aha reka manze nkwereke. Reba uriya mukobwa ukunangana. Ngewe nk'ubu ngubu ndamutse shatse nk'agahungu kangana nawe. Ukaza ukagasanga hano nkakubwira ni dore ngo ni papa wawe. Wakwishima? Oya mama utazabikora nakwica. None ngewe noneho ishyire mu kimo noneho cyanjye. Kutabibwiye musaza wawe. Kutabibwiye musaza ngo nushaka umugore na mama ntuzanambwire ngo nzaze mu bukwe bwawe. Mama yanze kunyumvira ariko mu gihe yanze uretse nanjye ejo nanjye muzabona yuko nanjye byashoboka. Gerageza umubyeyi ihangane tugende tugaragare. Sinshobora nakubwiye ngo wowe genda. Sinshobora kujyayo. Hasoni uwo bantu bose barimo baraseka barimo baravuga ati ye ngaho nimurebe ibyo yamwigishije umwana w'umugore nyine nuko nguko. Ubuse mama ngiye guhinga mu bukwe ndumwe bwa brother ngewe nyine okay. Nta kundi reka ngende nyine mbutahe ndumwe. Ariko wakabirengeje ufite umwanya genda ngewe simbishaka. Erega uriya muhungu wanjye ubundi baramuroze ngewe ndabizi neza. Gloria ntago biganye. Nibaturukanye primaire bigana bakundana umwana kazano akanyifurira utwatsi umwana kazano akanyira ngiye kumva numva yagiye mu mujyi. Yagiye gushaka uriya mukecuru umwana nanjye ahubwo ashaka no kubanduta. Urumva ataramuroze.
erega mama urukundo rujyaho rushaka urukundo gende niko yahisemo. Okay, nanjye rero reka nzenza n'umwana w'imyaka 15 none urukundo rujyaho rushaka no nakwica mama bishoboka. none genda rero wowe genda yabuze gushaka umwana bangana none agiye kunoza ku mukecuru kuntu burozi bukora cyakora ndashaka kuzagiwe ndebe ndumva unaniye mama sawa reka ngende genda nyine nakubwiye ngo genda ntihongere no kubimbwe ntuze no kumbwira ibyabayemo Jurenzaho mama wari gupfa kuza tukajyana nakubwiye ngo umubwire ngo ngiye koza ibintu ahubwo uraza usange hano hari isuku hameze neza ndahita mfura imyenda nindangiza ryame nduhuke ntuze no kubimbwira ngo gufura imyenda ariko se mama ubu ninde uri bumubere umubyeyi koko reka nkubwire aho kugira ngo ngewe banseke micaye banseka ntazi n'uwansetse ntazi n'uwanjyaniranye inzara ngo ndahagurutse ngo agiye kuma igiseke reba umugore umwana nkanjye bagahaguruka bakamuhereza igiseke n'undi mwaho navuze ngo ni umwana w'umukobwa umuhaye igiseke kuko yishimiye ububyeyi bwanjye ubwo si wo ngo warabyishimiye ahubwo arimo arareba ati mpaye mama tungana genda tagenda mva imbere komeza no kumbwira amagambo menshi cyane jewe kangende nakundi ngiye kunaherekeje abandi ubundi ngewe naranabyaye ariko se sheri bimeze bite ko mutaza muzi ko twatinze mugire vuba niko buse muratinda mukamara umwanya ungana gutya ntabwo nari twari izuba ringana gutya izuba se riragutwara iki izuba ni ryinshi pe reka basi wenda tuzagende ejo cyangwa se tugende nimugoroba oya izuba ni ryinshi erega hari ibintu uri kwirengagiza wibuke neza ko nababwiye ko tugomba kugerayo tukabasuhuza urumva natwe ntabwo turi butinde ndagira ngo tugende tubasuhuze nawe basuhuzeho hanyuma dukate tugaruke kandi wirengeje ko nimugoroba dufite gahunda ya bapare nabo bagomba kuza gusubiza ko kuva twakora ubukwe bataradusura hano harya nabyibagiye ko pararibuze kudusura pe rero bafite gahunda kuza bavuze ko ari buze saa 9 ahubwo rero kubi arimo aradutinza mbwira nyaruke birabisatsi bituma ati kobe urumva bisaba ko saa 9 tuba tuvuyeyo tukaba tugarutse hano kugira ngo uze kugera twibitegura hakiri kare urumva muzana bimwe byanyu rero mwana wajya ugira vuba ariko se kuye cyo utinda dore papa arimo aravuga ngo iyi misatsi niyo ituma utagira vuba vuba ntabwo papa wajya abeshya aba yayibonye waretse akaba ari njye utwara agoze ushaka gutwara nta perimi ufite uratwara gute tugiye guca mu muhanda w'itaka basi ngeze hariya kuri kaburimbo cyakora numara kubona perimi dore ndashaka gukoreshereza kariya kadudu kari hariya kariya ni kuzajya ugenda maze kubona perimi ariko sibyo mama zese yanze kuba amafaranga ujye kwiyandikisha ibaze njye nibyo yo gwaca ni papa wawe guha nese unagugera papa guhera ejo rega iby'amafaranga nibyo ugomba kujya ubibwira ngo mama ukamwihorera guhera ejo rero ejo uzatangira kwiga sibyo reka nguhe poromosiyo utware nona ariko shege ntarenge hano imbere tugende twatinze ariko ntabwo nshaka kugwa muri rarigo tugende ubu narundi mushoferi wagize nkaje muze rega tugende ugende neza utaza kudukunda n'ubu nta cyizere umufitiye aha reka ntabwo arabona ubu ngiye ugiye kuhatera sheri ladies first ngaho gira hirya nanjye nshaka kobe usohoke hariya neza niko sheri niko tugiye kugenda rero twifashe neza nk'ababyeyi reka turebe uyu muhungu cyakora nimbona abizi ejo nuko twapanga uburyo yatangira kujya kwiga nabyo ni ibyawe se oya rega mama ujye ngira icyizere aha ko numva utangiye kwiruka genda gake
ntabwo twere tuje gusuhuzanya hano sibyo wakwiriza warakara wagira gute icyo nje gupakira ibintu by'umuhungu wanjye bikagenda kandi namwe mwasiga mbasohoyemo muri iyi nzu wumvise hasi ni koko amezi abiri mubanye none umwana wanjye aragiye ugasuririza wiriza ibiki ninjye warize kubera yuko ari njye wamuvanye mu nda yanjye sibyo ugasuririza wiriza ibiki nabimubwiye yanga kunyumva none reba umwana wanjye aragiye koko tekereza umwana wanjye mubanye mukabana amezi abiri yonyine umwana wanjye akaba arapfuye ibirozi wamuhaye wari uzi yuko azaguma gutyo none umwana wanjye aragiye ugasuririza wiriza mu biki are mama we ndebera di urusha nyina w'umwana imbabazi abashaka kumurya urumva mama ntabwo sikotari winyita mama kuko ni umwana wanjye wese ko ari umugabo we reba ukuntu bigenze wabonye ukuntu bigenze Scott basanze yararwaye indwara y'umutima atari wowe umuteye se atari wowe umuteye umwana wanjye ko yari umusore hari indwara yari afite reka rero mubwire ibyo sinabira ndashaka iyi modoka bwa mbere bwo umushoferi mu kanya agiye kuza azayitware ibintu byose musohoke mugende kuko ntabwo nabibasigira niba wararongoye mama habaye iki hano guki nyoko se umufashe se ngo habaye iki hataba iki se haba iki sene uko hano hari mu habaye nje gutwara ibintu by'umuhungu wanjye kuko uko mwamufashe ngo mama ngo ni umugabo wawe ngo ni umugabo wawe umwana wanjye amezi abiri gusa uramwishe ukurikira ibintu ngo yararwaye arwara umutima atari wowe umutetse kugira ngo apfe nese kwa muganga ko bavuze ko ari byara zibaho gahowe ziba witwaje nyine umuhungu wawe waba urute kubivuga se kubera ko wicaye mu mafaranga wicaye mu biki waba urute kubivuga mama nuko ntiwongere kunyita mama mbabarira kuko umwana wanjye naze agasanga ahangaha nawe mfite uri kunyuma ntiwongere kunyita mama soni ararira ninjye wakarize yibutse ko ari we mfura yanjye kandi ubuzi imfura ati ibihego wumvise ninjye wakarize nkarira nkahogora kubera umwana wanjye mama kuko n'urimo wamutera mwakuwe zibaho wamutera mwakuwe asoni umuntu arashyingirwa yashyingirwa mu mezi abiri umugabo akaba aratashye akaba arapfuye none uracyarira yihangana nyine mwihanganishe kubera ko n'ubundi mufite ibintu ubwo rero nta n'ibindi mugume aho ngaho n'ubundi nta n'ibyo mwazanye ibintu byose hariya mu nzu bagiye kubisohora babitware iriya modoka bayitore bayitware namwe muve muri iyi nzira ngari y'umuhungu wanjye ntago ari iyanyu ibyo byo ntabwo byashoboka nta kintu kimwe bihoreye nta kintu kiva aha ngaha ni kuri kubivuga wowe ni kuri kubivuga ngo nta kintu kihava turabireba ko nta na kimwe kiri buve hano sibyo turareba imbwa n'umugabo urumva n'ubundi byanashoboka nanjye n'ubundi mushaka kumuhitana n'umwana wanjye mukamuhitana nk'uko muhitanye uwanjye urumva ubundi byari gushoboka we umuhungu ungana nkawe akarongora inuza umukecuru ungana nkawe warangiza ukava nyine icecekera aho ngaho kuko gusigiye imodoka gusigiye ibintu mwabuze uko mumwica asoni ayiwe data ibintu muricara aha ngaha ntabwo mwongere njye gufunga inzu yanjye nta kintu na kimwe gisohoka muri uru rupangu ibi bintu ni ibya papa nta kintu cyanyu nibuka kibaho nta kintu na kimwe papa wawe nde iso wagushatse akabyana na nyoko uri kunyumva mwaramutaye muragenda wumva muze gushaka umuhungu wanjye ko yari afite ibintu none mureba amezi abiri ahise apfa mumurwaje umutima arapfuye none ngo ibintu ni ibya papa ari wowe nawe si ubwo wakwita soninde ko ari wowe ahubwo wakwita papa mwabasaza n'abakecuru mwe muze gutwara abana b'abangavu gusa nta n'isoni mama birahagije birahagije nyine ndabitwara ndakubwiye ko bitwara birahagije nyine mudusohokere mu nzu dusohoke mu nzu birahagije mwatubwiye ibintu byinshi cyane turihanga urabuzwa n'iki kwivuga umuhungu wanjye ntumwishe reka tugende ariko ntabwo bigarukiye aha ngaha reka tugende anakinze ahubwo hariya sawa nkoraho ndonyirukana hano si ku muhungu wanjye nkoraho mwiyorere twigendere mama
bivuge kubera ko uryamye, bivuge kuko uryamye umuhungu wanjye umaze kumwica umurwaje umutima, n'ingegera y'umuhungu wawe irimo iranyirukana ku muhungu wanjye. Muzi ko yabishatse mwebwe, muzi ko yize mwebwe, nta soni. None urimo uranyirukana kuza ku muhungu wanjye. Afunge nonkoraho mumuriza iki? Mumuriza uwishe umwana wanjye, wowe wabaye umwanzi wanjye, wowe uri umwanzi wanjye, urumva? Ariko ndagiye, ariko ntabwo bigarukira aha, muzabibona namwe, ntabwo muzabirya, ndabibabwiye. Muga igeze Imana ndakuvuye. Mbete ni byiza ko mbona wihebye se. ahubwo uwo mukanya bari badusohoye bigenze gute? Oya humura, umwana ameze neza rwose. Ameze neza kandi bahambwiye yuko yari ameze nabi mu kanya nari maze guhamagara n'umuganga mbona rwose wapi nta kigenda. Yego kare ntabwo yari ameze neza, ariko urebye ubu uko bimeze yarasinziriye. Ariko uko biri ameze neza, arasinziriye. Ahubwo reka gukomeza kwiheba kugira ngo naza kubyuka asanga umeze neza. None se mugarekana mbanze nkubaze ubundi arwaye iki? Bamusanzemo iki? Basanze hari ikibazo mu nyama zo mu nda. None se ubwo ngubwo biragenda gute muga? Muraza kumuvura akire? Yego turaza kumuvura araza gukira. Hari tuzamuhereza hanze. Aho hariya njya numva mu Buhinde. Oya humura ni hano hafi muri Kenya. Humura rwose. Humura umwana wawe ntago arembye. Arembye muga. Urimo urama icyizere kandi umwana wanjye ararembye pe. Hanyuma se ahubwo reka ahubwo nkubaze. Mituweli ntihagije? Oya twebwe ntabwo twabibasha kandi ntabwo byakorana na mituweli. None ubwo biragenda gute? Humura birasaba ngahe? Fagitire bayishuye. Inde bayishyuye? Hari bene wanyu bigeze kuza kare barishura kandi na all process zarangiye. Babyishyuye mu minsi 2. Yego wenda ni bandera Mutiganda se? Mutiganda ko ntigeze mbimubwira ra? Uriya niba ari ababyara be bishutize rwose bafite amafaranga cyane. Uriya bashobora kuba babimenye bakaza yo. Hanyuma ubwo abo baganga muzababwira baze bamuvurire hano. Oya nyuma y'iminsi 2 yego ndakeka nibwo muzahita mugenda wowe n'umukobwa wawe. Yego nibwo muzagenda muri Kenya, muzamarayo nk'iminsi 3 kugira ngo babe barangije kubavuza. Imana ishimwe. Oya humura ikomeza kugira ubwoba, ahubwo itunganye neza. Umwana wawe najya kubyuka agusanga afite akanyamuneza kubera ko nawe ari bwumve ko ari safe kubera wowe. Yego nta kibazo muga. Ikomeza gucika intege sibyo? None se ubu nahita njya kumureba? Yego ariko hano harimo muganga urimo, reka abanze asoze kumureba uko ameze, nasohoka nawe ujya kumureba. Sibyo? Muga nukuri murakoze, Imana ibahereza umugisha. Arwaye inyama zo mu nda. Ahubwo se buriya si cya kigore buriya cyamuroze. Ase ko nta kintu twariye hano ra nibyo yarenze se? Kizima nuko nabona aba aza kwishyura nta kibazo kandi se ubura ukomanga ibikihituwe winjira nta bindi. Yego Mana yo mwijuru, yego Mana ikomeye. Yego aha muze hano, muze. Ndimo ndavugana n'abantu batari kumvara. Umva twaje
agatsindura mu ngofero y'umukara ubwo se ugira ngo unyibutse umwana wanjye unyibutse ngo uri mu gahinda rero tubone yuko uri mu gahinda niko ibintu by'umwana wanjye byagiye uno munsi simva noneho nanjye ndaje tubanemo hano n'umwana wanjye ibintu by'umwana wanjye byagiye he ko renje kubifata murabigurisha umwana wanjye uramwishe none muranabigurishije uragurishije ibintu byose birarangiye ntabwo unyuzwe igitangaza kirabaye ibyo wavuze ndayibonye mama ubu koko murifashe imitungo ya musaza wanjye yose murayigurishije Jesus narabibabwiye navuze ngo uyu mugore kuva yakwinjira hano muri urugo rw'umwana wanjye nuko nguko nyine nta kundi n'imodoka mwaragurishije kuko mbonye hanze ese ubu n'imodoka ko nayo mbonye hariya gerageza basunika umva reka mubwire nta kintu nagerageza cyo kukumva hore na gatoya na kimwe urumva ngerageza kumva gute reka noneho nimumbwire ko n'inzu mutayigurishije mutari muri priyave mumbwire ntabwo twayigurisha izo nizo mana zawe none ntacyo intebe amafurigo televiziyo ibintu byose nta kibazo tugiye kubana hano icyumba cyawe uragifite hari icyumba cy'abashyitsi hari icyumba mufite ibyumba bibiri by'abashyitsi rwanda rwawe rw'uruhungu nimba rubamo hano nimba rugira gute ubwo nta kibazo nacyo tugiye kubana hano nuko uko bimeze mama kopi ntabwo ari urwana n'umwana wanjye urabura kumwita se umwana wawe nyine uwanjye naramubuze gute basi byibuze mpereza umwanya gusobanura umwanya wese ngusobanurira iki ngusobanurira umwana wanjye yaragushatse amezi abiri akaba arapfuye ngo arwaye umutima ari wowe umuteye umwana agapfa umwana yari muzima namureze neza yakuze ari umwana utarwara yakuze ari umwana w'umusore mwiza umukobwa we wese areba akifuza cyangwa umugore urumva reba uyu nguyu si nguyu hano reba ubona hari ikibazo afite ashaka kurwara indwara isanzwe nta kibazo ariko mama Scott yararwaye nuko twatinze kubimenya ariko yajyaga ambwira ko afite ikintu kimurya kitamurya ubundi igiye ku ruhande rwawe ubanza nkagituka neza oya mwihorere mureke ba mama bari baje kubasura ndi kubasura mbasura vuga ngo twari tuje kubana hano nimutagenda noneho mva ko twirukanye noneho turi hano turaha ibintu by'umwana wanjye byose murabigurishe televiziyo dore intebe ibintu byose intebe yari yaraguze hafi miliyoni zirenga zingahe muhise muzitanga nta kintu na kimwe kiri aha ngaha ntacyo nta na kimwe narisigaje kumva ko n'inzu none tugiye kubanamo hano biriya byumba bibiri by'abashyitsi nimba baraguhayemo icyumba kimwe ubwo umenye yuko uri bukivemo urajya kurara mu nzu ziri hariya hanze niko bimeze wabyumvise noneho wongera uvuge ngo uyu nguranyirukana nguranyirukana tubirebe mutwangira icyuburo mbangira iki mbangira yuko mama wawe ari umuteramwaku yashatse umuhungu wanjye amezi abiri ku kanya agahitamo nicyo mbangira nta n'ikindi niba ni umukecuru yajyaga gushaka umukecuru n'ubundi namubwiye yanga kunyumva mama basobaniriye aho n'ibintu n'ibyo bintu bito byabo byagiye mama aracyafite umujinya reka tubigendeshe gake mama mwaba muzi umuntu waba warishyuye ibitaro byibuze ngwiki ni bene wacu kuki ubwo se urinda kutubwira ni bene wacu nyine umuntu utumva ihute ko rabo ndi kugutegereze hano sha muninde ngo wishyuye ibitaro ura ukajya nibura banaje nibura banatuzanira n'igikoma murarangira mwebwe ahubwo twaje no kubarangara mwaraje se mwari munzaniye nibura inge mwanzaniye utubuto nibura umwana wanjye ararya mwanzaniye iki se muje kundeba mwanzaniye iki imitungo y'umwana wanjye yose ntabwo muyimaze mu gihe nari mbikeneye nkabibura mama nanze kuvuga ibintu byinshi ariko ndagira ngo unyemerere ko ukizi gusoma cyangwa se niba utanabizi gusomera ubanze musoma urupapuro rwasanga ari urw'amasezerano mwagiranye n'abantu mama ye ni mwebwe mwatanze miliyoni 9 mama ni twebwe mbese ndakwinginze ntitubabarire oya nta kibazo wikirirwa upfukama
nta kibazo kandi ndabumva cyane ndavuga mbese ni ukuvuga ngo ibi bintu byari biri hano byose mwabigurishije kubera uyu mwana wacu cyane. hano batumye nsubirana ubuzima. Mama nagurishije za ntebe wari uzi Scott yansigiye, tugurisha imodoka hanze kugira ngo dufate ubuzima bw'umwana akiri kare, kuko Scott yaducitse bitunguranye, tubona inyungu nawe agiye kumukurikira, turavuga ati twe tuzemera twicara hasi ariko abamuzi. nta kintu nabona nakubwira pe. urabona barabimbwiye barambwiye ngo hari abantu ngo muri famiye ngo baraje ngo barishyura. nari maze kubura uko mbigenza, nari maze gushyira imirima yanjye ku isoko, ariko ako kanya ntabwo nahise mbona umuntu uyigura kandi umwana wanjye yari ameze nabi cyane. ikintu nakoze barabimbwiye ariko nyoberwa umuntu wabikoze. none se kuki mwabikoze ntimuhite muza kundeba ngo mumbwire? Mama wari ugifite umujinya no kundakarira kwinshi, ntabwo nari kubasha. none se ubu ngubu ni ukuri ko Imana ngize isoni mbuze n'ikintu navuga pe. reka nkubwire oya ni ukuri ko Imana mbabarira pe. oya byemere reka ngupfukamire kuko ibyo nagukoreye ni ibintu byinshi kandi bibi pe. mbabarira, nari nzi yuko uri umugome, nari nzi yuko yagushatse kandi urabibona nawe uri mukuru pe kuri uriya mwana wanjye. reba kugira ngo mushakane amezi abiri ako kanya ahita apfa. ni ukuri ko Imana narebaga uyu musore nkabona yuko ni ukuri ko Imana muje gushaka ibintu. ntabwo nari nzi ko ufite umutima mwiza wimuwe gutyo pe. urumva nimerera basi uhaguruka. Mama Scott twamaranye imyaka myinshi, ansaba yuko twabana, mbanza gutuza, twamaranye imyaka 3. urumva njyewe hari umukobwa wo mu cyaro yari afite, niwe nari nzi yuko azashaka kuko niwe yanyerekaga ko ari inshuti. mbabonye gutyo rero ndebye n'uyu mwana wawe ugihagarara umuntu, ni ukuri ko Imana turangana muri kintu nkora. nkashaka kugira ngo abireke ashake nk'umukobwa bangana, numvaga ko ari imitungo ye pe. nawe rwose nimugerageze mu nyumve, nubwo nakoze nabi Imana yo mwishura umbabarira pe. Scott wanjye naho uri, ni ukuri ko Imana ntundebe nabi. numvaga yuko imitungo byose mwabigurishije mutaza kutureba. umwana twagiye kumuvuriza iriya muri Kenya kubera mwebwe, ntabwo nari mbizi ko ari mwe mwatanze amafaranga. umusore mbabarira nawe, mbabarira pe, mbabarira ndakwinginze. numvaga ko ibintu byanjye byose nyine ubwonko bwabiguhaye, urumva? mbabarira. yaba nagiraga nk'icyibutso gusa naba mfite ku mwana wanjye, ubuse mumpe basi ifoto. kubera ko mfite Scott mutoya hano. uratwite? yasize guteye inda? ni ukuri Imana ishimwe. ngwino hano. ni ukuri Imana yahabwa icyubahiro pe, yahabwa icyubahiro. ni ukuri umva uwo mwana nibongera kubona ngarutse aha ntabwo mbizi pe, ntabwo nzongera kubatesha umutwe. inzu wayigurisha umwana ukamurera, wabigenza gute? ntabwo mbizi. urumva amafaranga Scott yari yaratuzigamiye, naravuze mu gihe meze gutya kandi nabonaga byihutirwa, mbanza kugurisha intebe. utwo yanzigamiye tuzakoramo ukundi dutebe, ahubwo ikintu nagusabaga mugire muve mu cyaro muze basi tube turi kumwe. yego mana yanjye, ntabwo nabitinyuka pe, ntabwo byakunda, ntabwo byashoboka. uramukubyaye nibwo nasa nkagufasha, ariko ntabwo naza byo byonyine n'isoni. unatetse byo byonyine isoni zananyica pe. mama inzitizi yari iriho yarangiye, kandi ndakumva kubura umwana birumvikana, ariko ndakwinginze umugire muve mu cyaro. ubu mbonye yuko gukeka ari ibintu bibi pe, mbonye ko gukeka ari ibintu bibi. mana yanjye umbabarire kandi umbabarire mbikuye ku mutima. mama nta kibazo ko be. ubonye rero mama, uyu nawe ni mama, uyu ni mushiki wawe, sibyo? iminsi iri imbere tuzaba tubonye ka Scott gatoya. nanjye rero umva ikindi, umwana wanjye yaraje yikorera ku bintu bye inaha ngaha abona amafaranga. buriya dufite amashyamba, dufite imirima, ngewe ndayishyira ku isoko. iyo ayo mafaranga yose n'ubundi nari kuyabona ndayaguhereza, usubiza ahantu uri, wongere ushyiremo intebe, wongere mbese mumere neza, wongere ucuruze. nicyo kintu nanjye namuha. uwo mwuzukuru wanjye ni nk'ahari ibyo Scott namuhaye, urumva? kandi uzajya umureka aze kunsura. ni ukuri pe, azahageza rwose. ahubwo ngewe nagusaba icyifuzo cy'uko ugomba kuza tukabana, nkajya nkubona, byibuze bizajya bituma mbona ko nkiri kumwe na Scott n'umuryango we. ndagenda mbyigeho pe,
ndagenda mbyigeho we na mushiki we mwasigara nawe nta kibazo sibyo reba hariya mu gikoni ntabwo mama turicara hano nyewe ndicara hasi nta kibazo urebe twatuma nari maze gutegura uzane ba mama tubazimanire oya nta kibazo ni ukuri birumvikana ndanahagera se jyewe ahubwo ntabwo nari gutuma mbura umugabo ngo mbure na mushiki we kandi narebaga mama uburyo ameze nkabona nta bushobozi